ngo naya masekurume manije kuyogosha Imana izayogosha mu mafavure mwashyizeho yo kubeshya y'ubusambanyi bukomeye. Imana ije kogosha ayo mafavore bantu bishyizeho. Imana ije kogosha izo direde, izo mayo madirede muraramo musutse mw'abagore Imana ndetse n'abandi. Imana ije kubyogosha. Imana itanze urwembe rushya rwo kugira ngo ibogoshe. Ariko ntago ayo mahoro arikaje, ahubwo abenshi bari batunze amahuri agiye kumenagurika boze. Nayo mpamvu umuntu kubaye mwishe mu bantu benshi bagiye kumenya neza ku mwuka w'ibinyoma urangiye. Isi zacura umwijima, nujya kurwanya ndakwereka ko isi yacuze umwijima. Irimo amarira menshi y'abantu bakijwe n'abadakijijwe, abantu bose bari gupfa rumwe. Ndagira ngo mbwire ngo rero byari bikwiriye ko abantu muhindukira mugahindukirira Imana, bitabaye iby'urwo urusyo rurabaseye umugosoje aje kugosora. Keretse ikinyoma gusa mugendeyemo mu madini mubeshya abantu agakiza nde namwe ubwanyu ntimwigeze mukizwa, ntimwakijijwe, ntimwigeze mukebwa. Biravuze ngo abantu benshi mwabayobereje mu myuka mibi, muno murabereka ngo muko mufite ibiganza bishyushye, ngo ibiganza ngo ngwino ngo nkukorere deliverance, ngo umubiri ku mubiri, ngo ibiki n'ibiki. Ibyo uvuga nawe ubwawe ni amadayimoni y'irari yakuzuye. Niyo yigeze kugera mu murwa umwe wa Yerusalemu, yahasize ari amatongo. Ndagira ngo mbabwire ngo Yesu igeze gutembera i Yerusalemu ngo asanga icyari inzu y'Imana cyarahindutse isoko, ndetse ahantu mu bambuzi, ahantu bacururizaga inzu y'Imana ihinduka ubucuruzi. Ujye mu nsengero nyinshi habonetsemo ubucuruzi, ni amazu y'ubucuruzi, ariko ayobesha abantu ngo no gusenga Imana. Murabeshya. Ndura umupagana, ubwo umupagana arahindura umukristo. Birasobanura ko agakiza muvuga ntako muzi. Kigisha abantu ngo nimusuke inweri, ngo nimusuke imisatsi, ngo abandi ngo nimwohereze inzara, ngo muzigire nk'iz'ibishuhe, ngo nibwo muzajya mu ijuru, ngo Imana ngo ntakipfana n'iyo myambaro. Ariko barakubeshye, ntabwo uzambara ubusa ngo utahe ubwami bw'Imana. Nta rukundo ruri mu madini, nta rukundo ruri mu matorero, nta rukundo ruri mu mbega abantu bamaze gupfa, barapfuye mu mwuka. Abantu bari kugenda ari intumbi, abantu bari kugenda ari imibiri gusa. Mwuka wera yarapfuye, abantu benshi bapfushije umwana nkuko yarutse Sodomu n'i Gomora. Abantu benshi bagiye gukabya gukora ibyaha, ndetse ni umukwe n'Imana iri kweza umugeni. Ndagira ngo mbabwire ngo abantu benshi bagiye kumenya Imana, bagiye kumenya Imana ibabaza, bamenye Imana y'inyembabazi, ariko benshi bagiye kuyibona ari igiye gukubita ibabaye. Ndagira ngo mbabwire ngo abantu muhindura uburyo musenga ibyabashukaga Imana ibivanyeho, byajyaga bisuka abantu. Yewe Imana itanze umuriro, abantu benshi bagiye kubura abantu babatakira, kubera yuko abantu bayobeye mu bidini, bayobeye mu bintu bidafite umumaro. Cyakora bazabwirwa imigisha n'abashumba n'abapasiteri biyimitse. Ibintu byinshi bigiye guhindagurika, amazu menshi, amabotike menshi arahiye, abantu benshi bagiye amaduka barayabuze, bayaburiye muri byinshi. Abantu benshi bazarira, abantu benshi bazaganya, abantu benshi bahuye n'ikibazo. Abantu barambaye ubusa mu nsengero, abantu barimo baragenda nk'amadayimoni, baragenda nka za mayibobo mu nsengero, baragendera mwuka w'umayibobo, barimo baragenda mwuka wa zambaraya, abantu barimo baragenda mwuka w'ubutinganyi. Ariko ibyo byose Imana ije kubishyiraho iherezo, niko yantumye. Imana yambwiye ngo igiye gukuraho umwuka w'ubusarigoma. Imana ije kugendana n'abera, Imana ije gukorana n'abera, kandi abera nongeye kugusuza kandi ngushimira mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane nawe, we bitameze neza, Imana iguhe gukomera ndetse no kuba mu Mana neza. Nawe uhura n'ibikomeye, umuririmbyi ararimbye aravuga ngo nuhura n'amakuba akomeye, jya wizera Yesu kuko ari we murengezi mwiza, ari we ugukomeza. Ni ukomeza amavi atentebutse, ajya yunga imbaraga mu muntu wabuze imbaraga, kandi asubiza intege mu bugingo, asubiza uwo ari we wese mu cyiciro cye bitewe n'uko aba mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana rero niho habonekera amahoro, mu nzu y'Imana niho habonekera ibyishimo, mu nzu y'Imana niho habonekera umunezero, ndetse mu murimo w'Imana niho umwami wacu Yesu atabarira abi ubwoko bwiwe, akabasha kubwongerera imbaraga, bukabasha kuba mu mwami neza, ndetse bagahagararana n'Imana. Ni ukuvuga ngo uyu munsi rero
turongera gusuhuza abantu bose bari mu Rwanda, Tanzania, Kenya ndetse na Burundi, Uganda ndetse na Kenya n'ahandi ibihugu byose duturanye, Mozambique na Zambia. Ahangaha tuzamutse gato mu Bufaransa tugahita tugera mu Bubiligi n'ahandi hose tugenda dukurikiranwa ku mbuga zitandukanye za YouTube, kuko Imana yagize neza yagura umurimo wayo mu bihugu byose, itanga connection kugira ngo ari wese atazagira icyo yireguza. Turashimira Kristo wabambwe ku musaraba rero, kuko wowe ujye udukurikira. Hari abadukunda benshi ndetse ntashidikanya yuko muri inshuti za kadasohoka burabisobanura umuntu gukunda akagukunda no mu bigeragezo ndetse no mu byo wahuye nabyo byose, kuko uyu munsi ndagenda mbona byinshi ku mbuga zitandukanye, impfu nyinshi zitandukanye, abantu benshi bari kuvanwa mu mubiri, ariko nkongera nkabona n'abandi bantu barushijeho gukabya gukora ibyaha. Ariko mbanje gusuza n'abantu bari muri Canada, muzenda gusuje mu izina rya Yesu, ndabizura dukurikirana kandi uradukunda cyane. Tugasuhuza ndetse n'abantu bose bari muri Amerika yose, ari abakunzi bacu ndetse n'abatwanga benshi kuko Yesu yaravuze ngo abantu nibabanga ntimuzagire ngo nimwe mwanzwe mwenyine, ahubwo haba hakiri umuntu nukuvuga ngo nanjye baranyanze. Umuntu rero wanze Yesu ntiyabura kwanga karosi avuka mu muryango usuzuguritse. Bivuze yuko burya kunyanga kwawe niko kujya kuntera imbaraga zo kugira ngo buriya nta muntu bura umwanzi, n'uyu mubiri twambaye n'umwanzi ujya kundwanya. Ndakwereka ko haleluya yakoreye Imana bigera ku rugero rwo kumva yuko ahindutse igikoresho cy'Imana. Bisobanuye ko ubuzima umuntu arimo, iyo tucyambaye uyu mubiri tuba dufite intwaro zikomeye. Yesu yavuze ku ntwaro, avuga ku ntwaro ikomeye ni y'agakiza. Tukamenya imbaraga z'Imana ziba muri twe, iyo idutuyemo n'Imana nyamana, Imana idutuyemo n'Imana igira neza. Niyo mpamvu wowe ukunda kubana natwe kuri Karos TV, ndakwibutsa gukora subscribe, share ndetse na comment, ukandika rwose nushaka udutuke, uvuge ko turi abarozi, uvuge ko turi abicanyi, uvuge ko turi abagabo, ikiri cyo cyose ushaka, cyangwa se ushima Imana uvuge ngo mwami ndagushimiye kuko wagiriye neza ubwoko bwawe ukaduha abigisha b'ijambo ry'Imana. Nubwo koko hashobora kuboneka igikomeye, haracyari ibyiringiro ko igiti iyo gitemwe cyongera kigashibuka. Haracyari ibyiringiro kuko wabaye wowe uhura n'ibibazo, uhura n'intambara, wowe uhura n'amakuba, wowe uhura n'abanzi benshi, wowe uhura n'ibigeragezo byinshi, haracyari ibyiringiro yuko ejo hawe hazaza Imana yahindura ubuzima bugahinduka. Niyo igihindura imitima, niyo ihindura ubugingo, niyo ihindura abantu bose bagahindukira kuyikorera. Ni Imana ishimwa n'isi yose, naho twayigaya bamwe bitewe n'ibigeragezo duhura nabyo, kuko iyo umuntu ari mu kigerageza akenshi bikunda kumusunikira kuyivaho. Ngeze guhimba indirimbo ivuga ngo abantu bagendana umubabaro ukomeye, ngo ariko iyo bahuye na Yesu bagira umunezero. Ushobora kugira umubabaro ukomeye bitewe na famiye uvukamo, bitewe n'umuryango uvamo, bitewe n'aho utuye, bitewe n'akagari utuyemo, n'umurenge utuyemo. Abantu bashobora kutakwitaho, ariko Imana ishimwe kuko aho abantu badutaye ni Imana idusanga. Vuga ngo amen. Aho abantu badusize Imana iradutoragura. Niyo mpamvu utawigeze gufashwa aririmba indirimbo nziza, aravuga ngo umwanzi agucira urwobo ariko ni wista. Umwanzi yamara kugucira urwobo, Imana ikagucira kanzu. Uvuze ngo umwanzi ashobora kugucukurira urwobo rwo kugutamo, ariko Imana ikagucukuri cyangwa se ikaguha aho guhungira. Niyo mpamvu igikubwira ngo mwana wanjye nzaguhisha ku kantu gato. Bivuze ngo akantu gato gusa kukurokora kw'Imana ikurokorera mu busa. Niyo mpamvu umuntu wamenye Imana kenshi, ubu turimo abakristo turitegura kugira ngo tujye muri Pentecote. Pentecote twibutse iki? Gucungurwa kwacu
akatwibukiza igihe cya Yesu yajyanwaga mu ijuru yongera kugabira intumwa umwuka wera, aribwo umwuka w'Imana yarabwe ajya gusubira mu ijuru yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ntabwo mbasize mwenyine, sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzaboherereza umufasha. Bivuze ngo uyu munsi turimo turitegura ejo bundi ku cyumweru kwizihiza Pentekote. Pentekote twibutsa umunezero, umunsi intumwa zongeye kugiraho imbaraga, umunsi hibagiwe agahinda hakaboneka ibyishimo. Ndashima Imana kuko abera bayirimo irabacyura mbere ya Pentekote. Bivuze ngo iri kubuzuza umwuka wera bagapfa bari mu mwuka. Abantu muri uyu muntu uri mu mwuka barambana n'Imana kandi abana n'Imana, ariko umuntu uri mu mubiri abana kure y'Imana. Niyo mpamvu uzasanga umuntu uri mu mubiri akunda kuyoborwa n'umubiri cyane, ntabashe kumenya igihe cy'Imana. Igihe cy'Imana ni igihe gikomeye rero. Imana ishimwe nshuti yanjye nkurikiye, tugiye kuganira amagambo akomeye kandi akureba uri we wese, uba umupagani uba umukristo, kuko iminsi tubamo ni iminsi Imana iguhaye kongera kugira ngo wongere ugarukire Imana. Garukira Imana nshuti yanjye, kuko igihe kiragoye kandi kirakomeye, ubwo uwo ari we wese agiye kubazwa amaraso ye. Soli witalaboni ereboni ekawista la soedrai. Ibirashoboka ko wagira amahirwe yo kongera kugarukira Imana, wagira amahirwe yo kongera kugarukira Uwiteka, kuko nugarukira Imana birashoboka ko Imana ishobora nayo kukugarukira. Uyu munsi hari ibihe bikomeye, hari abantu benshi bari kugendana ikintu bita ibyaha byo mu mitima. Niyo mpamvu abantu bafite ibyaha byo mu mitima, niyo mpamvu bari kugenda n'umukristo ufite Kristo ntabwo bakimubona nk'umukristo, ahubwo bakubona nk'umupagani wapfuye warangiye. Uzasanga kenshi bandika amakomantere asenya kugira ngo basenye abo bose bagifite izina rya Yesu cyangwa se bakirivuga neza. Yesu yongera twibutse imbaraga za mwuka wera Yesu amaze kugera mu isi, cyangwa se yongeye kugaruka agaruriye intumwa icyizere. Ndabyibuka ajya gufatwa yabwiye abigishwa bavuga ngo tujye i Yerusalemu, arabwira ngo niho ubwami cyangwa se niho byose bigiye kurangirira. Petero amubwira ati nyakubahwa Yesu turakuzura umugabo. Aramubwira ngo dore fite inkota. Aramubwira ngo intambara murwana ntabwo ari iy'umubiri, ahubwo intambara murwana ni iy'umwuka. Birasobanutse ko umuntu ashobora kurwana intambara y'umwuka uwarwana nawe kuko amuzi, ariko kongera akarwana intambara y'umubiri bitewe n'uko ashobora kuba ari intambara runaka. Yesu arabwira ngo ntabwo ari intambara y'umubiri, aramubwira ngo dore dufite inkota, twebwe turi abanyenkota. Aramubwira ngo iyi ntambara ni iy'umwuka, abiramutse ari iy'umubiri nahamagara reji yo mu ijuru, Uwiteka Imana akama ubutabazi, cyangwa se data aleluya alawistai akama ubutabazi, narangiza aba bose mu kanya gato naba mbarangije. Noneho Petero abona iyo nkota, aramubwira ngo Petero akimara kubona igitero giteye Yesu yabashije gucugutwa. Bisobanura ngo kurwana k'umubiri kurama igihe gito. Amaze guca umwe mu basirikare ugutwi, Yesu aragutora komeka. Bivuga ngo Yesu ni umunyembabazi, naho twe tutagira imbabazi. Umwana w'umuntu nakubeshya zakubwira ko kugifitiye imbabazi, ariko mu Kinyarwanda biravuze ngo ngurusha nyina w'umwana imbabazi ngo barashaka kumuta cyangwa kumurya. Ndagira ngo ngusobanurire amagambo akomeye. Muri uyu munsi abantu benshi bari kugendana ishusho y'uko bari ariko bamaze kubinumbi kera, arapfuye byararangiye. Ntabwo bireba agakiza, ntibireba impano, ntibireba ubuhanuzi, nta nubwo bireba iyerekwa ndetse n'urusengero rwiza ushobora kuba ufite, kuko ushobora gutunga urusengero rujyamo abantu 100,000 ariko udafite umukristo n'umwe, ahubwo uri umupagani rwimbyi, ari nawe ujya gukorana n'imbaraga za masatanike. Dufite abantu benshi bari gukorana na masatani, ariko aya masatani abaha ubushobozi bwo kugira ngo bitwe ko ari abakozi b'Imana. Iyo tugeze ahangaha benshi baraturwanya, kuko uwo ari we wese nguri mu mwijima ntiwabasha kumubwira ngo garuka mu mucyo. Bibiliya ivuga ngo ngwino umurikirwe n'umucyo wa Kristo, kuko Yesu niwe utumurikira. Muririmbyi araririmba aravuga ngo Yesu niwe mucyo wanjye, amurikira inzira, ngo nemera intege nke zanjye kandi nemera ko ndengera. Aravuga ngo amurikira inzira, nuko ngo ntabwo wamurikirwa utazi ukumurikira uri we, uwo ari we.
ndetse ntiwamurikirwa utaramenya ko uri mu mwijima. Bivuze ngo umuntu uri mu mwijima ntabwo agendera mu mucyo, kuko akenshi umucyo ntawumenya, aguma mu mwijima we. Niyo mpamvu abantu benshi bari mu mwijima bari kugendana n'umwijima. N'umunsi biragoye kugira ngo ubwire umuntu wayobye ngo umubwire ngo garuka mu nzira. Akenshi iyo umugaruye mu nzira agufata nk'umwanzi, akagufata nk'umubi, ndetse ashaka kukwereka yuko utamurusha imbaraga. Ariko ndagira ngo ngutangarize itangazo ngo Yesu yaje aje kugarura intama zazimiye, ariko uyu munsi abungeri dufite barazizimiza. Ahubwo niyo ari ikomeye barayigusha, bayisubiza inyuma bakayirimbura kugira ngo itongera gukorera Yesu cyangwa se kumukurikira. Bivuze ngo gukurikira Yesu, ijambo ry'Imana riravuga ngo gukurikira Yesu ntibyoroshye. Hari amagambo Yesu yavuze akomeye, nuko ngo impamvu kumukurikira bitoroshye nuko bigusaba kwiyanga kandi ukangwa n'abantu. Bivuze ngo niba ukorera Imana neza ntawe uzagukunda, uzakundwa na bakeya n'abakiyobye nkawe. Ariko nugera mu nzira yo kugororoka cyangwa se gushaka gukundwa n'abantu, uremera ugenda upfukama nk'uko babishaka. Biravuze ngo ikinyoma kigomba kuyobora kurenza ukuri. Sali witarabo Gustavo Haide, umwuka wera bivuga gusobanukirwa ndetse kuyirohanya n'abantu, kuko kenshi umwuka guhishurira iby'abamaso y'abantu atareba. Umwuka wera ni umufasha, umwuka wera ni umugabo, umwuka wera ni umuriro, umwuka wera ni amazi, gerangwa n'ibintu bikomeye. Bivuze ngo umwuka wera hageze icyari gikomeye gihinduka icyoroshye. Umwuka wera hageze amena uburwayi bwari bwarananiranye, akamena kanseri ndetse n'imbaraga zose watambutse. Umwuka wera ni umuyobozi. Bivuga ngo ikintu cyose umwuka wera agezemo arakimena. No mpamvu bivuze iki? Umuntu wese Yesu yagezeho abasha kwihana agasenga agakurikira Yesu. Ijambo rikavuga ngo gukurikira Yesu ntibyoroshye. Ndabanza nkwereke ko Sawuli cyangwa se uwo bise Paulo amaze kuhura na Yesu ngo yaragendaga arenganya ubwoko bw'Imana, ariko tuvuge ngo amena ali wisdi werebra. Ariko amaze guhura na Yesu umunsi umwe gusa bahuye, ngo aramwiyereka aramubwira ngo urinde wowe urinde, ngo aramubwira ngo umva Paulo cyangwa se Sawuli undenganyiriza iki? Sawuli aramubwira ngo urinde ndenganya, kuko aramaze kugira ihishurirwa. Aramubwira ngo ni Yesu Kristo umurenganyiriza ubwoko. Arangije aramubwira ngo nkora iki? Aramubwira ngo hinduka. Ako kanya ngo ahitaho yihubuka yikubita hasi. Bisobanura ngo amavi yose azapfukamira Imana. Cyuri cyo cyose uzapfukamira Imana. Nyazi bikomeye uzapfukamira Imana. Uzahura n'ibigeragezo uzapfukamira Imana. Hari ibintu byinshi bizatuma upfukamira Imana. Ubukene bushobora kugutera gupfukamira Imana. Kuba wari utunze bishobora gutuma upfukamira Imana byagushizeho. Uburwayi bushobora gutuma upfukamira Imana. Ibigeragezo byinshi ndetse n'ibisubizo byinshi bishobora gutuma uyipfukamira. Hari impamvu rero. Noneho ngo Paulo akimara guhura na Yesu ayikubita hasi, ako kanya ijisho rigira ikibazo. Noneho arangije aramubwira ngo noneho niki nakora? Aramubwira ngo genda wihane, ubwiriza ubutumwa bwiza, usubiraho wagiye wicira abantu, ugenda ubamenyesha ubwami bwanjye. Yesu ako kanya Paulo witwaga Sawuli ahita ahindurirwa izina, ahinduka umukristo ndetse ahita atangira kuba umuvugabutumwa. Abwiriza muri Efeso ahantu hose yagiye agirira nabi arenganyiriza ubwoko bw'Imana. Ahita ahindura idini, kuko icyo yari ari mu Katolike cyangwa se yari umuroma. Ahita ahinduka noneho umuntu w'umuyuda, atangira gukorana n'abayuda bamwe babyangaga cyangwa se yagambaniraga. Biravuga ngo Yesu waje aramuhindura, aguhindura ubwoko bwiwe, kuko Yesu niwe ujya uhindura imitima. Tubanze dusome ijambo ry'Imana. Kuyu munsi ndaganira n'abanyabwenge bakunda ijambo kandi bazi ijambo ry'Imana. Uyu munsi dufite ikibazo cyo kubana n'Imana ariko tuyivuga mu kanwa ariko tutayizi. Tukagendera ku muririmbyi yavuze ngo bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikabihakana. Bivuze ngo abantu benshi bari kugenda bavuga Imana ariko imirimo bakora mbega igahakana Imana. Bivuze iki rero?
abantu barimo baragendera ku mafaranga aho kwiza abantu no kubwiriza agakiza k'Imana. Bundi agakiza niko gaduhesha ubugingo nabwo bukaduhesha Imana. Polasiwere fosakolibi enoswandalawe ekotradostivalabrai. Abantu benshi bashobora kukubyiga bitewe. Ndaza kukwereka Pawulo amaze gukizwa ageze mu Efeso agira abantu atoza agakiza, arabatoza baratozwa, abatoza agakiza gakomeye, abereka kupfa kwa Yesu no kuzuka kwe. Abereka agakiza ndetse no kurokoka kw'abera ni kujyanwa mu ijuru, abereka itorero ndetse abereka n'abantu bazakorera Imana, abereka umubabaro ndetse n'agahinda bazahura nabyo. Bivuze ngo iyo uri intumwa nziza ya Kristo unarenganirizwa ubutumwa bwiza. Twagezanga tukibaza ngo ninde uzemera kurenganirizwa imbaraga cyangwa agakiza ka Yesu. Reka tubanze twiragize Imana ishobora byose. Urera urakiranuka, uri Imana ya Aburahamu, uri Imana ya Isaka na Yakobo. Seloweza boniko istawele boniyanse. Abakwizera, bagukorera, abagukurikira, abo bose babaho ubasha n'ubushobozi bwo kwitwa abana bawe. Bivuze ngo ni ibiremwa byawe watoranije kuko bakwemeye neza, bakakwemera nk'abana bawe. Ubushobozi n'uburinzi n'ubwenge ndetse no kunesha kwawe, ibyo byose nibyo biganza ubwoko bwawe kugira ngo abo bose bagukorera n'abagukurikira abantu babashe guhinduka, baguhindukirire, barokore nyabo. Kuko twese twakwitwa izina ry'uko turi abarokore ariko tukaba tutarokora, ahubwo twica benshi. Ubwoko bwawe burimo burarimburwa no kutagira ubwenge, bukagendera mu myigishirize mibi ya Kayini na Abeli, cyangwa se mu myigishirize ya Kayini ndetse n'abarimbura umurimo w'Imana. Bivuze ko abarokoka ari bakeya ariko abarimbuka ari benshi. Bivuze ngo niyo mpamvu wavuze ijambo rikomeye abantu ntibabyibuka. Wowe wavuze ijambo rivuga ngo inzu yawe yahindutse umwirare cyangwa se ihindutse isenga ry'abambuzi. Bivuze ngo inzu yawe yagezemo abambuzi benshi, kuko abantu benshi bagukoraga bahinduye inzira, barimo baragukorera ikuzimu aho gukorera Uwiteka. Bahungiro rero wongera ubahingukiriza umwuka wawe wera. Uyu munsi turitegura Pentekote kugira ngo Mwami Yesu wongere ubasuke umwuka wera, abantu bahinduke, bahindukire, bagarukire wowe Uwiteka ko ari ushoboye byose. Ndirukana kandi ndahagarika imbaraga z'ikuzimu mu izina rya Yesu. Ubutware bwose bw'umwijima ndabucyashye katika jina la Yesu. Urakoze Yesu, nanjye imbaraga ngufugire, kanwa kanjye ugahagararemo nkore, cyushima ugikore, tubisabye tumwinginga mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Imana ishimwe cyane. Reka tubanze twumve irijwi, kuko abantu benshi bafite ikintu gikomeye, bari guhunga Imana, bariko bakayihungira ahantu abantu bashiriye. Urasi guhunga Imana warangiza ukayihungiraho abantu bashiriye. Ibyiringiro twari dufite ni ku muntu umwe gusa, ni Yesu wabambwe ku musaraba i Gologota. Ariko se koko turacyafite abantu basenga? Turacyafite abigisha b'ijambo ry'Imana? Reka tubanze twumve ubu butumwa. Ariko kugira ngo umukozi w'Imana abwire umuntu, amubwira ngo bagutanzeho 300 kugira ngo usare. Imana rero nabyo irabikeneye ibyo 300, nawe ugenda ubishake ubizane kugira ngo Imana ibone imbaraga zo kurwanirira ntusare. Imana cyane kongera kubana ku mpera. Imana yampaye Madebo muraho neza. Aboneza afite kugira ngo Imana ibone imbaraga zo 300 batanze. Ndagira ngo ubishaka ubizane mu nzu y'Imana, utange icyo gitambo gikuraho icy'abadayimoni kugira ngo Imana ikugire neza mu izina rya Yesu. Ugerageze uzane icyo gitambo, ayo mafaranga 300 Imana irimo kugira ngo nayo ikurwanirire ibyo abapfumu babatanzeho. Ese koko birashoboka ko Imana ishobora kwaka umuntu amafaranga abarozi bamutanzeho? Ese Imana ishobora kwaka umuntu amafaranga nawe adafite niyi? Ndagira ngo mbabwire ngo benshi muri kuyoborwa n'inda aho kuyoborwa n'ijambo ry'Imana.
biravuze ngo mutangire ubuntu namwe mwaherewe ubuntu. Bivuze ngo nusengera umuntu uzamusengera ari nta kintu ukeneye, ko akenshi iyi Imana ukorera niba ari Imana nyamana ishobora gukurokora ikawe nagutunga. Njye mfite ikibazo cy'abiyita abakozi b'Imana. Ese niba usengera usengera wese ngo Imana iguhishuriye ko bamutanze amafaranga 300,000 kameme, warangiza ukamwaka ayo mafaranga ngo nagenda yazanira Imana ngo imukureho ibyo bitambo bamutanzeho. Iyo ni Imana ishobora kuba yagurisha ubugingo bw'umuntu kugira ngo ikize uwo, imujyane mu madeni ijya kwishyuza amafaranga koko? Ntabwo Imana yishyuza amafaranga, ahubwo ninda zanyu zabananiye, mwabaye abigisha binda, murangije mufata indamu mbi zimwe za zindi zatumye Kayini yica Abeli. Bivuze iki rero? Murimo murabeshya abakristo, murababeshya agakiza nyamara namwe ntako mufite. Birasobanura ko Pentekoti turimo turirimba benshi ntayo mufite. Muri munda gusa no gushaka kuba abantu b'ibimene bari hejuru, ariko ari indamu mbi z'ubujura mufite. Birasobanutse ibi kugira ngo wigishe umukristo umwereke ko kurokoka ari ukugira ngo abone, ari ukubanza kubona amafaranga. Ese ko Imana y'inkene ishobora kwaka umukene amafaranga? Iyo Mana twaba twarayisenze ari Imana? Cyangwa se bitandukaniye no kuba abantu basenga Nyabingi cyangwa Gifare cyangwa se n'ibindi bigirwamana bitandukanye no kujya mu bapfumu? Niba udashobora gusenga Imana isubiza, ukabwira umukristo wawe ngo nazana amafaranga 300,000 Imana imukize, ese iyo Mana y'inkene ishobora gukwiza? Tuzi ko Imana yacu ari nyembaraga, ifite byose mu maboko yayo. Ntabwo Imana isaba ibiguzi kugira ngo irokore uwo kurokora, ahubwo Imana ikiza bo gukiza, kuko yaje gukiza indushyi n'abanyamibabaro, yaje guhamanya mu bibabaro byishimo. Bivuze ngo inezeza imitima yose ishobora kuba yaje kuyisanga. Bivuze ngo Yesu aruhura abarushye, akura umubabaro mu bantu, ndetse aruhura imitima irushye. Bivuze ngo ntabwo arushya abantu kugira ngo bajye kurira ndetse bajye mu marira, bitewe no kugira ngo wigishe abantu. Ibyo rero muri kwigisha ni ibinyoma, nibyo bitumye igihugu gihura n'ibibazo, nibyo gitumye abantu bahisha amazu, ubucuruzi bw'abantu burwishi buri gushya, abantu barimo bahugiriye n'ibibazo n'amabanki bitewe n'inyigisho mbi z'ikuzimu. Abantu muzamuriye kwigisha ibinyoma aho kwigisha ukuri kwa Kristo. Kristo ni ukuri. Bivuze ngo ntabwo akorana n'abanyabinyoma, ahubwo akorera mu kuri. Ni wowe unkurikiye, ndagira ngo nkubwire ngo hindukirira Kristo, nawe bitabaye ibyo urupfu rwo ruracyaza rurasatira benshi. Biravuze ngo abantu benshi bahindukirire Kristo. Umunsi umwe Imana imaze gufata Sawuli ahindura ubutumwa, ahita atangira kwigisha Yesu nk'umwami n'umukiza, amuvuga mu bigwi byose, aravuga ngo niwe mwami w'abami. Agera igihe abwira abanyamahanga kwihana, aravuga ngo nanjye narenganyuga ubwoko bw'Imana, ariko Kristo nahuye nawe yambwiye ko ngomba kwezwa ndetse ngakizwa nkegera Kristo. Bivuga ngo ahinduka umuvugabutumwa mwiza, bigera n'igihe avuga ngo maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro. N'igihe umaze guhindura ububi, niba wari mu bugahindukirira Yesu. Ariko uyu munsi ni gute umusambanyi yakwihana? Niba uri igisambo kirirwa gikamama abantu amaturo n'amafaranga n'ibya 10, no kubwira abantu ko gutanga ibitambo no gukorerwa deliverance ari byo bya mbere, kugira ngo baguha ibyo bona wiguramo amavewiti n'amarava meza, kuba mu miturirwa ndetse no kugura ibibanza bihenze, ugira ngo ibyo byose abari gupfa ntibari kubisiga. Hindura ubukuri, wongera uvuga ukuri kwiza. Nawe Imana ije gukuraho igitereko kitabaza hacyo, kandi Imana ije guhindura. Hari inzira nyinshi murimo muyobya mu bwoko bw'Imana, muri kugendera mu myuka ya Kayini ndetse na Abeli. Uyu Abeli yakoreye Imana neza, bigera ku rugero atambamo ibitambi, Uwiteka arabyakira. Bisa ngo iyi si harimo abantu babiri, uwa mbere ni umubu, wa kabiri ni umuntu ukorera Imana mu bukuri ndetse no mu mwuka.
mwuka. Uyu rero ukorera Imana mu kuri no mu mwuka ntazemerwa, ahubwo ibyo avuga bizarwanywa, kugira ngo nawe ajye mu kinyoma akorere antikristo, cyangwa se akorere abo mu Illuminati, asubire gusaba imbaraga. Ndi kubona abantu ngo bari gutunga abantu ibiganza, ngo ni ibiganza byibishyushye, abantu bakagwa. Ntabwo abantu kwemeza, ntabwo Imana yacu yaje kwemeza abantu kugira ngo byerekane ko ngo utunzwe ikiganza agwa, ngo bigaragaza amadayimoni yari amurimo. Iyi ni inyigisho y'ikuzimu, ni amadayimoni. Muri kujya Nigeria mukajya gutora imbaraga, cyangwa se Uganda, izo mbaraga rero nizo Imana ije kurwana nayo. Ndagira ngo nkubwire ngo izi mbaraga z'ikuzimu nizo zibasha gukoza Imana isoni. Ese niba umuntu ashobora kwitura hasi akagwira intebe, ese izo mfu ziri kuvahe? Naho mugenda mwangiza bitewe n'imyuka mibi barimo. Ibyo biri gutuma ngo ngaho muri kwizihiza Pentekote. Pentekote bivuga iki? Ntabwo muzi icyo Pentekote ivuga. Ivuga mbega gucungurwa k'umwana w'umuntu. Igihe Yesu yagarukaga gutanga imbaraga yari yasize asezeranije abigishwa, arabwira ngo simbasize mwenyine, nzaboherereza umufasha. Uwo mufasha nta wundi ni Mwuka Wera. Birasobanura ngo Umwuka Wera ni umugenzuzi, ni umuyobozi, ni umutware. Mwuka Wera areza, Mwuka Wera ashinja cyangwa se ashobora kuba umushinja bitewe n'uwanze kwemerera Kristo guhinduka icyaremwe gishya. Mwuka Wera yemeza umuntu iby'icyaha, yemeza uwishe ko yishe, yemeza umusambanyi ko yasambanye, yemeza umugisambo ko ari igisambo. Niwe yasanze umwira mwemeza, iramubwira ngo uri igisambo, isanga inda yarahawe. Arangije yemerera Kristo, aravuga ngo ngiye gukiza aba bantu, akiza abamarayika b'Imana. Bituma muri uwo munsi bigaragara ko nyamara n'inda ishobora guhinduka. Ariko abantu aho kubahindurira muri Kristo, murimo murajya kubaka amaturo nabo ubwabo badafite. Ni gute iyo Mana mukorera itamenya umukene, cyangwa ngo imenye umuntu ufite ayo mafaranga yayatungaho? Iyo Mana isabiriza ni Imana Uwiteka tuzi. Ese itandukaniye na Sarongo ushobora kugenda kaka abantu amafaranga ngo bafatire ibisambo. Iyo Mana ntabwo ari Imana Uwiteka mukorera. Iyi Mana ireba umupfakazi, yaravuze ngo ikunda abapfakazi n'imfubyi, ni se w'imfubyi ikaba n'umugabo w'abapfakazi. Bivuze ngo ntiyakwambura umupfakazi amafaranga yari gutungana n'umuryango we. Birasobanutse ko Imana mukorera mutayizi. Iyi muvuga ntimuyizi, mbega muri nka zanzererezi zagiye mu izina rya Yesu umwe Pawulo avuga. None abadayimoni babaciraho imyenda, baravuga bati Kristo mu Yesu muvuga turamuzi, ndetse na Pawulo turamuzi. Mwebwe muri kwigisha amagambo ya Kristo, mwe muri bande? Arangije abadayimoni ngo baciraho imyenda, barabakubita, barabambura. Ndagira ngo mbabwire ngo iyo Yesu mubeshya abantu ntawe mufite, keretse ikinyoma gusa mugendeyemo mu madini. Mubeshya abantu agakiza namwe ubwanyu ntimwigeze mukizwa, ntimwakijijwe, ntimwigeze mukebwa. Biravuze ngo abantu benshi mwabayobereje mu myuka mibi, muno murabereka ngo muko mufite ibiganza bishyushye, ngo ibiganza ngo ngwino ngo nkukorere deliverance, ngo umubiri ku mubiri, ngo ibiki n'ibiki n'ibiki. Ibyo uvuga nawe ubwawe ni amadayimoni y'irari yakuzuye. Ni gute ushobora kwambura umugore utambitse utigeze umukwa? Ni gute ushobora kwegera umwana w'umukobwa ukajya kumukabakaba ngo uramukora deliverance? Icyo ni ikinyoma cyambaye ubusa, nawe ubwawe amadayimoni yarakuzuye, ahubwo hagowe imyuka mibi urimo mushyiramo. Niyo mpamvu abantu benshi bari kugenda nk'abasazi kubera ibyo byago mwagiye mubika mu bantu. Yakarose mbabwiza nta mikino. Aka kanya mureke mukore, niba mukorera Imana koko bisobanuke ko mukorera Imana. Dusomye ijambo ry'Imana, wenda twisomera ijambo ry'Imana. Ndagira ngo mbabwire ngo ibi muri gukora Imana ije kubihinyuza, ije kubereka yuko ariyo yahamagaye ubwoko bwayo. Dusomeye ibyakozwe n'intumwa mu bice byaho 2 ku murongo wa mbere. Avuze ngo umunsi wa Pentekote usoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe, bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru, umeze nk'umuyaga uhuha cyane, ukwira inzu bari bicayemo. Haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro. Icyo ni icya mbere. Ururimi rujya
ku muntu wese wo muri bo. Kandi haravuze ngo bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga indimi, nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Cyitonderwa ndahanga musi wa Pentekote usohoye bonala swigde bose. Ese ninde mukristo ugihuje mutima na mugenzi we, keretse kubeshyanya no kugomanwa no kugambanirana ndetse no kumva yuko umwe ari umwanzi wundi no kwangishanya bagenzi banyu? Ninde ugihuje umutima? Ngo bamwe ngo murasenga imisi ngo 20 ngo n'umwe, ngo abandi ngo murasenga 40. Ese urasenga Imana usenga urayizi? Ese ni Imana Uwiteka Nyiringabo waremye ijuru n'isi tuzi? Biravuze ngo munsi wa Pentekote usoye bose bari hamwe bahuje umutima, umuriro w'Uwiteka urabatungura ngo batangira kuvuga izindi ndimi, ngo nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Ndagira ngo nkubwire ngo nawe ubwawe usigaye urwanya mwene se uvuga ururimi ngo ni umudayimoni. Niba uri kwitiranya ururimi rw'Imana n'urwa Satani, uri ikiremwa ki? Kuri umudayimoni wuzuye abazimu wapfuye urimo wangisha Imana abantu. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyo mukora byose byamaze kunukira Imana. Ijambo ryavuze ngo haboneka indimi zigabanije zisa n'umuriro, ururimi rujya ku muntu wese uwo ari we wese wari uri aho ngaho muri icyo cyumba. Ndagira ngo nkubwire ngo impamvu Imana ibabajwe n'ibi bantu barimo baragendana abandi ngo indimi zigabanije, buri wese yavuze urwe n'undi wese avuga urwe. Ndagira ngo ngutangarize itangazo rivuga ngo icyo ukora cyose n'icyo uri cyo cyose ntibizakubuza kugira ngo Imana igukure muri iyi si, kuko igihe wabaye muri iyi si ntiwigeze unezeza Imana, wababaje Imana ndetse bituma n'ubwoko bw'Imana buzinukwa Imana. Niyo mpamvu Imana imanukiye kurimbura ndetse no kusenya, je gukubita ndetse no kurimbura. Abantu benshi bagiye kuyibona Imana iyo yigeze kugera mu murwa umwe wa Yerusalemu yahasize ari amatongo. Ndagira ngo mbabwire ngo Yesu yigeze gutembera i Yerusalemu ngo asanga icyari inzu y'Imana cyarahindutse isoko ndetse ahantu mu bambuzi, ahantu bacururizaga inzu y'Imana ihinduka ubucuruzi. Ujye mu nsengero nyinshi habonetsemo ubucuruzi, ni amazu y'ubucuruzi, ariko ayobesha abantu ngo no gusenga Imana. Murabeshya gutata ari ugucuruza wirirwa uzana abantu bavuga ngo basaze kandi ari ijambo ry'ibinyoma barimo bamamaza. Urimo urabeshya abantu ngo urashaka ngo kubivovo yasinga ibiki? Nawe ubwawe banza wikize, muvuzi we banza wivure, vura ibikomere ufite banza wivure, vura muri burwayi ufite, vura abo bawe b'umuryango wawe ubona uvura abandi. Nawe ubwawe ntubashije kwikiza ngo uraza gukiza abandi. Nguri bishop, nguri apotere, nguri ibyo bizina by'ibyubahiro mwihaye Imana ije kubihindura ubusa. Ndabizi bituvuga ntabwo byumvwa, ariko mugiye kubona yuko Imana amaze kurakara ndetse no kubabara. Musi wa Pentekote usohoye bose bari hamwe bahuje umutima, umuriro uramanukira, umwuka wera araza nk'umwuka umeze nk'umuriro. Bundi umwuka utwika ibyaha ugatwika ibicumuro, uwo ari we wese wagezeho biramenyekana. None abantu baraba bafite inzangano ngo arimo arahanura iki kuri guhanurira abadayimoni? None abantu murafata abanyabinyoma mukabashyira ngo nibo banyakuri, abanyakuri mukabagira abanyabinyoma, kuko umwijima uganje umucyo, kandi ni ibintu byinjijwe n'abayita abantu b'Imana. Biravuze kane ngo bose buzuzwa umwuka wera batangira kuvuga izindi ndimi, ngo nk'uko umwuka yabahaye kuzivuga. Birasobanuye ko umuntu wese kuri Pentekote yujujwe indimi. Babaze baroko ninde bakibatiza mu mazi menshi ngo yuzuzwe indimi? Wahe kubera ubupagani n'ubusambanyi bamwe bajyana mu mazi, bagenda ngo bagiye kubatizwa baraye mu maroja, abandi baraye mu tubyinira, abandi baraye mu bisopu. Ese uzuzuzwa umwuka wera gute kandi ari umwuka? Ni ibinyoma gusa muri kwiza mu bantu. Niyo mpamvu iyi si irimo igenda ihinduka ibyorezo ndetse n'ibiza biri kumara abantu benshi, kubera abantu mwabeshya abantu agakiza mudafite. Mwabaye abaroma
nibe nabo wenda bakorera Imana yabo bagasenga dawe uri mu ijuru bakayisenga nk'uko babyigishijwe bakabisoma bakabigendanamo nk'uko amasengesho yabo agenda, ariko urabeshya abantu ngo urakijijwe, urabeshya abantu ngo uragendana n'Imana, ngo urabeshya abantu ngo uragendana mu gakiza, ngo agakiza ngo ijuru ry'Imana ngo uzari ngo tuzataha uzajya he? Uzajya kwivuka iwanyu kuko Imana uvuga ntayo wigeze umenya. Birakwiriye ku bwoko bw'Imana buhindura inzira kugira ngo nabo buzuzwe umwuka wera. Gatano bivuze ngo muri Yerusalemu habaga abayuda b'abaturage b'abanyedini bari baturutse mu mahanga yose ari munsi y'ijuru. Uwo muriri ubaye abantu benshi baraterana batangazwa nuko umuntu wese yumvise babandi bavuga ururimi rw'iwabo. Cyitonderwa, umwuka wera iyo yaje kuvuga n'abapagani barabyumva. Mwuka wera iyo yaje kuvuga abantu barasobanukirwa. Buri wese ngo umwuka wera atangira kumushinja iby'ibyaha bye. Ni kangahe mucyuzuzwa mukiri mu nsengero, ahubwo n'uwo mubonye yujujwe mutangira kujya kumukubitagura ishyi ngo naceceke, ngo dayimoni ngo ni umuzimu. Bitewe n'iki? Ntimukimenya umwuka wera, kuko umwuka wera yarabacitse yarigendeye. Kandi koko umwuka wera atura ahantu hera. Ntabwo umwuka wera atura mu byaha, ntabwo umwuka wera atura mu bibi. Umwuka wera atura mu kuri. Umwuka wera agendana n'ukuri. Umwuka wera ni ukuri. Umwuka wera agendana n'abantu nyabo, ntabwo agendana n'ibisambo, ntagendana n'abanyamashyari, ntagendana n'ababibone. Ntabwo umwuka wera abana n'abapagani. Ugasanga urimo uratukije izina ry'Imana ngo nawe uri umurokore, ngo ni nka barokore. Isubirire ku nzoga ugenda uzinywe, kuko n'ubundi aho ujya ntuhazi. Inzira Yesu aravuga ngo inzira mujyamo murayizi. Vuga abakobwa 5 bapfa, vuga n'abanyabwenge. Ngo 5 baboneje amatabaza yabo ngo kugera umukwe aje, ngo umukwe atinze 5 muri bo barahiwunikira bava mu mavuta ngo amatabaza arakama, ngo umukwe abatungura araza. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana nizizabatungura nta muntu izateguza, cyangwa se urupfu niruza ruzagutungura ntabwo ruzaguteguza. Icyama Imana ngo uzawera iziwi uzamenye igihe cyo kuza k'umukwe, nawe uboneza itabaza ryawe. Ngo 5 bumvise umukwe aje ngo ahita aboneza amatabaza yabo. Bandi 5 ngo baravuga ngo nimutudomekere mu muduhe ku mavuta yanyu. Bahita bavuga ngo nimujye mu bahanduzi. Ari igihe kigiye kugera abantu bagumanye n'Imana. Haleluya. Banoti wistalawezabo ni abango abo bose babapinga bababwire nabo bajye mu bahanduzi, bajye gushaka Imana yabo. Isoma iyo Mana banze bababwire bati nimujye mu bahanduzi. Ngo 5 barabwira ngo nimujye mu bahanduzi, mujye gushaka amavuta yanyu. Tabaza ry'ubugingo ni Kristo wabambwe ku musaraba igorogota. Ntibasha gukuza ibicumuro mu mitima y'abantu bayobye. Bantu barimo barayobya abantu, bayobya intore z'Imana, bafunze amarembo yo kwinjira. Nabiyari barinjiye babahejeje imbere, abandi baheze inyuma. Nuko ngo abantu benshi bafite ikibazo. 6 bavuze ngo uwo muriri ubatungwe. Ndagira ngo mbabwire ngo aba banyedini b'abayuda batandukanye ngo bahise bumva ngo bavuga indimi z'iwabo. Buri wese atangira kwiyumva. Umuntu umunyamasengesho nyawe ahageze biramenyekana. Hari abadayimoni baragenda, hari imyuka mibi iragenda, hari abasinzi bahindukira muri Kristo bagatangira kuvugira ururimi rumwe rwa Kristo Yesu. Ariko uyu munsi aho kugira ngo umukristo ahindure umupagani, ubwo umupagani arahindura umukristo, birasobanura ko agakiza muvuga ntako muzi. Kigisha abantu ngo nimusuke inweri, ngo nimusuke imisatsi, ngo abandi ngo nimwohereze inzara, ngo muzigire nk'iz'ibishuhe, ngo nibwo muzajya mu ijuru. Ngo Imana ngo ntakipfana n'iyo myambaro. Ariko barakubeshye, ntabwo uzambara ubusa ngo utahe ubwami bw'Imana. Ubwami bw'Imana burera, bazabujyamo barera. Niyo mpamvu ngo hahirwa abantu bambese amaraso, imyenda yabo amakanzu yabo mu maraso ya mwana w'intama w'Imana. Birasobanura ko aba bose bababeshya. Ntabwo waba ufite umugore w'umupagani ngo ujye kwigisha abandi bagore gukizwa no kwezwa no kwambara neza, kandi uwawe yarakunaniye, nawe urahindurira babandi kugira ngo bagwe nkawe.
kuko abantu benshi bishimira ikibi kibaye ku bandi, uba wumva niba waraguye wagusha n'abandi. Niyo mpamvu abantu benshi bari guhindura abantu mu bapagani aho bahindukira muri Kristo. Mpamvu abagakiza ka mbere gatandukanye n'akubu nuko ab'ubu ngubu bakunze isi cyane, bavuye mu Mana neza barayivuyemo, barimo baragendera mu kidini ndetse n'irya soko Yesu yasenye ry'i Yerusalemu. Yigeze kugera ahantu umurwa arawurira aravuga ngo Yerusalemu Yerusalemu we wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumweho, ngo ni kange nashatse kukubundikira nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo ntunkundire. Aravuga ngo inzu yanyu muyisige wari umusaka, ngo ndababwira ko mutazambona kugera ubwo muzavuga ngo ayirwuje mu izina ry'Uwiteka. Uyu munsi birasohoye ngo ukwezi kuzahinduka amaraso, isi izacura umwijima. Nujya kurwanya ndakwereka ko isi yacuze umwijima, irimo amarira menshi y'abantu bakijwe n'abadakijijwe, abantu bose bari gupfa rumwe. Ndagira ngo mbwire ngo rero byari bikwiriye ko abantu muhindukira mugahindukirira Imana, bitabaye iby'urwo urusyo rurabaseye, umugosoje aje kugosora kandi azagosora inkumbi ndetse n'amasaka. Umunsi umwe abigishwa babwira Yesu baramubwira ngo ko tureba muri ari amasaka harimo urukungu, arababwira ngo nimumureke bikurane. Bivuze ngo mu madini harimo gukura k'urukungu ndetse n'amasaka. Ninde uzabirobanura? Arongera aravuga ngo baragosora, ngo afata urukungu arushyira ukwarwo, afata inkumba azishyira ukwarwo. Aravuga ngo umugosozi naza azagosora amasaka, amasaka azayahunika ndetse imirama azayitwika. Bivuze ngo aje kugosora. Umugosozi naza twese tugiye kubimenya, usibye ko yatangiye no kuza. Naho ubundi muri ibintu byo birakaze kandi birakomeye. Abantu benshi bagiye kwibaza izina ryo bifuze gupfa batakibonye urupfu. Cyangwa Imana ngo abantu bamenye Imana, bamenye ubutumwa bwiza ndetse n'ababuvuga, bamenye ukuri, kuko bikwiriye ko ukuri kukubatura kukagukura mu bibi. Ijambo ry'Imana karindwi yavuze ngo iki? Ngo barumirwa bose baratangara bati mbese abo bose bavuga isi abanyagalilaya? None se ni iki gitumye twese tubumva bavuga indimi z'iwacu za kavukire? Ni ukuvuga ngo Mwuka Wera yaje ahindura abantu muri Kristo. Mwuka Wera niwe buhungiro, Mwuka Wera n'umufasha, Mwuka Wera n'umuriro. Umuntu agezemo aramutwika icyara amadayimoni kigashya. Niyo mpamvu umuntu wese uyoborwa n'Umwuka Wera kenshi cyane atazakora uko abantu bashaka, ahubwo uwo muntu azakora uko Imana ishaka. Niyo mpamvu abantu bari kuyoborwa na Mwuka Wera iyo yakuyoboye akuyobora inzira. Bantu bari kuyoboka amadini aho kuyoboka Kristo, bantu bari kuyoboka bambuza aho kuyoboka Kristo. Urazana amagambo y'Imana yo buhumuriza abantu no kubakura mu bibi, aho kugira ngo abantu bave mu bibi bagasubira mu bibi byabo. Bafite imbaraga z'ikuzimu cyane ko bafite umwijima ubayoboye. Ntabwo ushobora kuba uri umunywanzoga ngo ubwirize umuntu ave mu nzoga. Ntabwo waba uri umusambanyi ngo ubwirize abantu kuva mu busambanyi. Ntabwo waba uri umurozi ngo ubwirize abantu bave mu burozi, ahubwo uzagumiza ubayobore kujya mu bibi. Ntabwo waba ujya mu bapfumu ngo ubwirize abantu ko icyaha cy'ubupfumu cyo kujya mu bapfumu ari kibi. Ntabwo waba unywa imiti y'Ikinyarwanda ngo ubwire abantu ko kunywa imiti y'Ikinyarwanda ari icyaha. Nta nubwo uzaba uri igisambo ngo ubwire abantu kureka ibisambo, ahubwo nawe uzaba nko muri uyu nguyu wavuze ngo genda ngo utange 300 ngo nibirangiza ngo tuguhindure. Kubera iki? Ninda nyine ngo aba n'abavuga butumwa dufite. Noneho dusomye 12 yavuze ngo iki, cyangwa dusome 10 ngo kandi n'abakirenti. Dusome 12 yavuze ngo bose barumirwa bibayobeye barabazanya bati mbese ibi ni ibiki? Abandi barabanegura bati basinze ihira. Nuko ngo abo bose bumva ibyo tuvuga bakunda kutwita ibisambo ndetse n'abambuzi n'abicanyi ndetse n'abasinzi, kuko iyo wasindiye muri Kristo kenshi ukunda gutandukana n'umwuka w'ikuzimu, kuko akenshi abantu nibahita bumva ibyawe ndetse abo bose bazarwanya ubutumwa uvuga.
bazagenda baburwanya, bazagusebya, bazakwita amazina. Na Yesu bamwiseye Belezebuli, bamwise umutware w'abadayimoni. Yesu arababwira ngo ese Satani yabasha gusenya ubwami bwakwirwanya? Ese Satani yakwirukana undi Satani? Ndagira ngo mbabwire ngo keretse uyu munsi arizo faya, ngo ni za faya ni ibiki? Ni ukuvuga ngo ibyo byose bishobora kugaragaza. Yesu baramubaza batese ko bose bazaza bavuga ngo izina rya Yesu Yesu Yesu, tuzamenya ko ukuri ari ukuri. Aravuga ngo muzabamenyera ku mbuto bera cyangwa se imbuto zabo. Dusoza 14 yavuze ngo ariko Petero ahagararana nabo 11 ababwiza ijwi rirenga ati, yemwe bagabo b'i Yudaya n'abatuye i Yerusalemu mwese mwe, ibi mubimenye kandi mwumvirize amagambo yanjye. Aba ntibasinze nk'uko mwibwira, kuko ubu ari isaha ya gatatu y'umunsi. Ahubwo ibyo mubireba, ibi byavuzwe n'umuhanuzi Yoweli ngo, Imana iravuze iti, uku niko bizaba mu minsi y'imperuka, nzasuka ku mwuka wanjye ku bantu bose, kandi abahungu n'abakobwa banyu bazahanura, n'abasore banyu bazerekwa, n'abakambwe banyu bazarota. Ni ukuvuga ngo byanze bikunze abangaba ababwiza ukuri, ababwira uko byanditswe mu minsi y'imperuka. Ngo abasore banyu bazarekwa, abakambwe barimo bazarota, abakobwa banyu bazahanura. Ndagira ngo mbabwire ngo igihe kiriho cy'ubuhanuzi, ahubwo ikibazo ni abagiye bavangira ubutumwa bwiza, bavangira Kristo, bavangira impano z'Imana. Abo bose batumye abantu bayobera mu byakozwe n'abantu, aho gusoma ibyakozwe n'intumwa ngo tumenye umunsi wa Pentekote, tumenye kuzuzwa, tumenye guhanura, tumenye ikiza cyo guhanurirwa, tumenye igihe cy'ubutambyi n'igihe cyo gusenga. Abatambyi nibo barimo basenya ubwami bw'Imana, abiyita abapasiteri nibo bari gusenya intore z'Imana, abiyita abashumba nibo bari gusenya umurimo w'Imana, barawusenyesha ingo zabo n'ibyaha byabo. Abantu bari gushyingirwa inshuro 100, abantu bari kugendera mu mwuka w'umubi w'ubusambanyi, abantu bari kugendera mu myuka mibi yo gushuka abakristo kuba n'ibindeba. Niyo mpamvu Pentekote itakibaho. Nigeze kubivuga abantu barampinga, kuko Pentekote idugurira gukizwa no kwezwa no kukuri bibi tufite mu mitima yacu, tugahindura abakristo kuba kuri Kristo, tukabereka Kristo kugira ngo abayobore, kuko ari we wasize intama 99 ngo ajya gushaka imwe yazimiye. Nta rukundo ruri mu madini, nta rukundo ruri mu matorero, nta rukundo ruri mu mbega abantu bamaze gupfa, barapfuye mu mwuka. Abantu bari kugenda ari intumbi, abantu bari kugenda ari imibiri gusa. Mwuka wera yarapfuye, abantu benshi bapfushije umwana. N'uyu mwana yarapfuye, bameze nka yandaya imwe yamaze gupfusha umwana ijya gutwara umwana mubyeyi muzima. Ndagira ngo mbabwire ngo abantu bamaze kuba n'ibindeba, babaye ibyigenge, babaye abanzi, babaye abagome, bitewe n'uko umwuka wera wabatworera mugamo w'impuhwe w'imbabazi wamaze kubahunga. Bivuze ngo barimo baragendera mu mwuka mubi, barimo baragendera mu byaha bikomeye. Aya magambo ni amagambo akomeye. Mwari mukwiye guhindukirira Yesu. Yesu akaba ubuhungiro bwanyu, kandi akaba umufasha ubasha kubategurira ejo hazaza, kuko Imana yigiye kutwara abageni, iranakomeje nk'uko Haleluya yagiye, n'abandi baramukurikiye. Impfu zo zibaye nyinshi, abantu benshi bagiye guhinda imishyitsi, abantu bazihana bidagishobotse ko bihana. La wistala weza la fualamanda some posti wala festai. Abantu benshi bagiye kwifuza gukizwa bitagishobotse, abantu bagiye kugarukira Imana bitagishobotse, abantu bagiye kurekura ibyaha bitagishobotse,
bishobotse. Ndagira ngo ngwire ngo rufite igihe cy'imbabazi gitoya kugira ngo wongere uhindukire Kristo, wongere ukorera Imana bikiri uno munsi, kuko igihe kiraguhindukanye kandi abantu benshi bagiye guhura n'ikibazo. Iki kibazo uzahura nacyo ndetse n'abantu benshi bazabimenya. Abantu benshi Imana igiye kukuruka nk'uko yarutse Sodomu n'i Gomora. Abantu benshi bagiye gukabya gukora ibyaha ndetse ni kumukwe n'Imana iri kweza umugeni. Ndagira ngo mbabwire ngo abantu benshi bagiye kumenya Imana, bagiye kumenya Imana ibabaza, bamenye Imana y'inyembabazi, ariko benshi bagiye kuyibona ari igiye gukubita ibabaye. Ndetse abantu benshi bagiye guhindurirwa, abantu benshi bagiye guhindurirwa agakiza. Abantu baraguraniwe, abantu bahawe umwuka w'ibyago, abantu bahawe umwuka w'ibyaha, abantu bahawe umwuka w'ubugome, abantu bahawe umwuka wo kugambanirwa ndetse no gusubizwa inyuma. Ndagira ngo babwire ngo amateka akura abantu mu byaha yabavuye, abantu bagifite ubuhamya bwo kuvuga Yesu, ahubwo barimo baravuga Yesu wapfuye, barimo baravuga Yesu wa wundi w'inda, baravuga Yesu utanga amazu y'amaetaje, baravuga Yesu watanze imitsima. Ntabwo bavuga Yesu ushobora no kukwima umutsima bitewe n'ikigeragezo urimo. Wari ukwiye guhindukira muri Kristo, Mwami Yesu akaguhindura icyaremwe gishya, kongera bya kera bikibagirana, ukagira amateka y'agakiza, ukabwiriza agakiza keza k'Imana. Langostala wisiri binifies de zorebrai. Imana ikongera ikaguhindukirira, amateka yawe agahinduka, ibyago bikarangira, Imana ikagira neza ubwoko bwayo. Kuko abantu benshi bahindutse abakene, bagiye guhinduka abasabirizi. Imana yantumye irambwira ngo abantu bagiye gusabiriza, mugiye kwifuza gusaba bo mwimye, mugiye gusubira mu mazu ya nyamwami, ibizu byinshi birahiremye, ibintu byinshi bigiye guhindagurika, amazu menshi, amabotike menshi arahiye, abantu benshi bagiye amaduka barayabuze, bayaburiye muri byinshi. Ndagira ngo babwire ngo abantu muhindure uburyo musenga ibyabashukaga Imana ibivanyeho, byajyaga bisuka abantu. Yewe Imana itanze umuriro, abantu benshi bagiye kubura abantu babatakira, kubera yuko abantu bayobeye mu bidini, bayobeye mu bintu bidafite umumaro. Cyakora bazabwirwa imigisha n'abashumba n'abapasiteri biyimitse, ariko ntago ayo mahoro arikaje, ahubwo abenshi bari batunze amahuri agiye kumenagurika boze. Nayo mpamvu umuntu kubaye mwinshi mu bantu benshi bagiye kumenya neza ko umwuka w'ibinyoma urangiye, ahubwo ibi byose mushukwa nabyo bihindutse umuyonga mubireba. Ndagira ngo mbabwire ngo nimuhindukirire Imana, abantu mwongere musenga Imana bundi bushya, kuko amateka ahindutse amagambo. Abantu benshi bagiye guhinduka amagambo, abantu bahindutse ibisebo ku bantu, abantu bahindutse umubabaro ku bantu, abantu benshi bahindutse igitutsi. Ndagira ngo mbwe ngo hindukirire Imana. Imana yakunumye ngo hindura senemangaza lawe sirigo dere wato savoir amansi wirigre. Hindukirire Imana, ukorera Imana bikiri uyu munsi, kuko ejo sahawe, ejo nahundi, ejo naho umuntu, ejo naho abantu, ejo naho abantu bakoreye Imana neza, bagiye kumenya Imana nyakuri bakorera niyo basenga inyakuri. Reka dusenga Imana. Nakwingingiraga kugira ngo uhindukirire muri Kristo, Mwami Yesu akugira icyaremwe gishya, wongere uve mu kidini ukorera Imana. Bitabaye ibyo nawe ibyo mwirwa muvuga ngo ntabwo Yesu areba ku myambaro n'ingano n'indeshyo, ahubwo icyo areba n'ubutumwa bwiza. Naho ibyo mwirwa mwigira byo Imana ije kubihanagura. Namwe mwiyogoshesheje amanwa wagira ngo nayo amasekurume, Imana ije kuyogosha. Imana izayogosha mu mafavure mwashyizeho yo kubeshyabeshya y'ubusambanyi bukomeye. Imana ije kogosha ayo mafavure abantu bishyizeho. Imana ije kogosha izo direde, izo mayo madirede muraramo musutse mw'abagore, Imana ndetse n'abandi. Imana ije kubyogosha. Imana itanze urwembe rushya rwo kugira ngo ibogoshe. Abantu yaba mwari muhinduye, abantu bambaye ubupataro bumeze nk'aho bakuyeho uruhu, Imana ije kubikuraho. Imana yambwiye ngo ubu buyobe mwayobereje bwoko bw'Imana, Imana ije guhora inzigo. Abantu benshi bazababazwa, abantu benshi bazarira, abantu benshi bazaganya, abantu benshi bahuye n'ikibazo. Abantu barambaye ubusa mu nsengero, abantu barimo baragenda nk'amadayimoni, baragenda nka za mayibobo mu nsengero, baragendera mwuka w'umayibobo. Abantu ni abasitari ngo bibuba mayibobo, ariko icyaguha agakiza kugira ngo uhindukirire Imana, ve mu mwuka w'urupfu uze mu mwuka w'ubuzima n'ubugingo.
ubugingo. Mwami Yesu aguhindura amateka kandi aguhindurira inzira, wongere ugire imbaraga mu bundi buryo. Imana ikugire neza. Naho ubundi abantu babaye amasarigoma n'amasekurume, abantu babaye amasekurume baragenda nk'ubuhene bwo mu marari yarabishe, baragenda bambaye ubusa. Abantu barimo baragenda mu muhanda nk'abasazi, abantu barasaze, barimo bararara mu nzira basaze, n'abasazi. Abantu ubusazi burabishe, bukene burabishe, inzara zirabishe. Abantu barimo baragenda mu mwuka wa zambaraya, abantu barimo baragenda mu mwuka w'ubutinganyi. Ariko ibyo byose Imana ije kubishyiraho iherezo, niko yantumye. Imana yambwiye ngo igiye gukuraho umwuka w'ubusarigoma. Imana ije kugendana n'abera, Imana ije gukorana n'abera, kandi abera Imana ije kubahumuriza. Humurije imitima myinshi yari yarasenyutse mu banyamasengesho, uba mugifite umwuka wo gusenga. Imana ije kubashingira ibendera, niko Imana ivuze. Imana ije kubashingira ibendera, kandi Uwiteka Imana atanze agakiza nyako mu bantu bemereye Imana nyakuri. Ndetse ibyo bigirwamana mwimitsi Imana ije kubirimbagura, bibaye nk'ibyo kwa Tera. Imana itanze Aburahamu kubirimbagura. Imana ishimwe cyane. Basore voile ni makosiri bini fine Shanlosi bikoti libere faswari greda. Imana ishimwe bantu dufite amarira yo kurira, abantu baririra itorero, abantu baririra itorero bongere barire. Imana ije guhindura ibintu bishya, kandi abantu benshi bazabimenya, na Pentecote y'ikinyoma yo Imana irayirangije. Mwami Imana ndagushimiye, uri Uwiteka niryo zina ry'abakwizera n'abakukorera, abagukorera by'ukuri. Nibo wongeye gusubiza umwuka wo gusenga, wongeye gusubiza umwuka wo guhanura. La soribi ene witagweza kota laba iforezi nimi wando sekoni manda sekota laba fuala dasire. Abakubeshye agakiza abo bose bakuye mu nzira. Ugiye gutanga ubuzima, mwuka w'ubuzima, tanze umwuka w'ububasha, umwuka wo gukiza indwara, umwuka mwiza muziranenge. Wongeye gusubiza abantu ibihe ndetse no gusenga by'ukuri. Ndagushimira kuko uri wakoye ubwoko bwawe, kandi ugiye gutanga imbaraga. Shimwa kuko uri igitare cyisungwa n'amahanga, abagukora bose ubagire neza, kandi intama zawe zongeye kugukorera. Urakoze by'ibikore byiringiro bidakoze isoni abakwizera. Ngo mfashe nanjye umpa imbaraga kugira ngo tukuvugire. Aba bose bakurikira iki kiganiro wemeye kugikurikira, umuha imbaraga, mushoboze muri byose. Ndagushimiye bikore, bisabye mu izina rya Yesu Kristo.